hari aho basobanuye ko bamwisabiye ko bamukubita akabyemera, banamusaba ko bamwogosha akabyemera nk'igihano. nawe ubwe yarapositinze ku rukuta rwe rwa Snapchat abasaba imbabazi, sibyo? Ubwo rero ndumva nta kiremereye kirimo kuba Zaina yarasetse bigendeye no kubyo bamuvugaga hanze ngo yamukase imyanya ndangagitsina. Cyo kintu mu by'ukuri cyanamusetsaga cyane kubera ko yarazi ko raporo ya muganga bagaragaje cyo kintu nta kirimo, ndetse inagaragaza ko yasabiwe ikiruhuko ropo medikari y'iminsi 15. Naho bigeze bamukomeretsa gusa ko bagaragaza ko yagize kubyimbirwa ku maboko no ku kibuno, n'impamvu bamusabiye iminsi 15 y'ikiruhuko. Ako si ubumuga yagize nta n'imyanya ndangagitsina bakaseho. Uko mubona murabona Shadiba ahangaha, umukobwa tuzi cyane nka Shadibo. Hano ni kuri TV9 Rwanda. Nongera kukwibutsa gukora subscribe, share and comment kugira ngo ukomeze ubone amakuru yizewe kandi amakuru anoze yako kanya. So rero ahangaha turi kuri Maison de Jeunes hano i Nyamirambo Kimisagara. Tukarero twaje muri rwa rubanza rwa babakobwa bakubise mugenzi wabo. Nkuko mubibona rero hano hari urubyiruko rwinshi, hari abantu benshi baje kumva uko urubanza ruza kurangira. Niba baza kubakatira ntabwo turabimenya, niba baza kuba bababwira umwanzuro wa nyuma ntabwo turabimenya neza. Ahangaha rero mukomeze mudukurikirane. Ariko icyo twabwira nuko buri muturage wese uri ahangaha afite amatsiko yo kumenya uko uru rubanza ruri buze kurangira. Nkuko mubibona haracyari kuza abantu barakinjira, mbese urebye n'ibintu byakoze abantu benshi ku mutima. Niyo mpamvu uri kubona abantu benshi ahangaha, akavuyo k'abantu n'ibindi ya nkuko mubibona turacyari kuri TV9 Rwanda. Hano turi kumwe n'umukobwa wacu, yatangira twibwira. Yo, anyita Mariva. Mariva ni izina ryawe? Ni izina ryanjye. Nkuko ahangaha ubona ko twasuye kuri Maison de Jeunes, twaje mu rubanza rw'abakobwa babiri. Ntekereza ko hari aho waba ubazi? Nanjye ndabumva gutya, ariko umwe muri bo ni umuturanyi, nawe nta byinshi bye nzi. Nta byinshi bye uzi? Hanyuma uwo mukobwa se bamuturanye ni bamwitande? Mwita Zaina cyangwa se Zaina, baba benshi bamwizi nka Zaina. Bamuzi nka Zaina. Umuziho iki se nkuko muturanye? Umara imyaka ingahe bundi muri quartier? Imyaka 5. Ni myinshi? Umuziho iki se kuko ibintu yakoze ni ibintu byatangaje abanyarwanda benshi, ni ibintu mbese buri muntu nyarwanda wese yakibaza. Ibintu yakoze se wowe urabivugaho iki ukurikije ukuntu muzi muri quartier, uko muzi muri iyo myaka 5? Ko muzi mubona gutyo, n'abamuzi bavuga ko nta kibazo cye, ariko kuba byabaye ntabwo nzi impamvu yabikoze, ubwo afite impamvu yabikoze. Wakeka ko ari iki se byibuze cyabimuteye, ukurikije uko abanyarwanda bari kuvuga ngo ni abakobwa ngo bapfuye umugabo, ngo baramuhohotera, ngo baranamukata? Ibyo bintu wabyumvisha ute ukurikije ukuntu uzi uwo Zaina? Ndabyumva, wenda byashoboka kuba yabikora ko ntawamenya umuntu. Yumva gutya? Finalement se uwo mukobwa wabikoze ese ari nkawe, shyire mu mwanya we,
ese umuhungu aguciye, umukobwa mugenzi waguciye inyuma wagera kuri level nk'ibyo yakoze akajya gusindisha mugenzi we akaba yamukata nk'uko babivuga ngo yamukasa umusatsi, yamukata ibitsike, deni ngo amukata mu myanya ndangagitsina. Ese ibyo bintu koko nawe wagera kuri level gukora ibyo bintu umukobwa mugenzi wawe yaguciye inyuma? Ntabwo kuri njye ndabikora, ariko nawe afite impamvu yabikoze. Nese urumva umuntu yagera kuri iyo level yo guhemukira mugenzi we kubera ngo umugabo cyangwa umuntu wenda afite ibindi bapfa birenze ibyo ngibyo, wasanga atari n'umugabo gusa, wasanga afite ibindi bapfa. Hanyuma se umukobwa Zaina byibuze umuziho imico mibi, muziho imico myiza mu myaka 5 mumaranye, nta bibi umuziho? Eka ntabyo, mubona gutyo gusa atambuka n'ibyiwe, nta bibi muziho, mumva gutyo gusa rwose. Kuba yakoze ibindi uvuga afite impamvu yabikoze. Impamvu yabikoze. Hanyuma se wowe ukabivugaho iki ku bintu yakoze? Ibintu yakoze kubona ko ari ndengakamere, ubona yarabikoreye iki? Ese no gufuha kubera bamutwaye umugabo, ko numva ngo hajemo n'ibindi ngo bagera amagini ngo yatutse ngo Sandrine ngo yamutukiye mama we, ibintu nk'ibyo wayibonye utabyumvishije gute? Yumva gutyo nyine, nese wakora iki? Gusa kuri we ntabwo yakoze neza, ntabwo ibyo bivuze. Ariko kuri isi twese tuba turi abantu kandi iteka nawe udahemuka, rero ntabwo yari byiza ko yamukorera biriya ngo nuko yamutwaye umugabo cyangwa yaramuvuze, kuko se wa mbere wamuvuze ugafite n'abandi bamuvuga inyuma ye. Ariko sinzi impamvu yabimukira mugenzi we kuri asanga avugwa n'abandi batari na Sandrine bamuvuga birenze bya Sandrine, ugafite impamvu ko bari inshuti ziba ziziranyeho byinshi. Rega kuba bari inshuti ashobora kuba afite ikindi yamujije baziranyeho kibanga batanashaka wenda no kuvuga, gatuma abugera kuriya, ko ntago yagira umuntu kuriya kubera undi muntu mugenzi we, ngo umugabo ni umuntu, n'umwana wonde nibagashye. Ntago umuntu yakubita umugabo kubera yakubita umuntu kubera umugabo nyine. Reka ni ubusa babaye bakoze ku bakobwa b'Abanyarwandakazi bafite umuco. Ntabwo ari ibyo bagakoze gusa kuko bari inshuti magara, bafite ibindi bapfuye, baziranyeho byinshi cyane. Byinshi cyane. Muri aka kanya se ni iki wabwira abakobwa bacu, abakobwa nyarwanda, nicyo babwira kuri iki kintu cyabaye cy'uko umukobwa yaciye undi mugenzi w'inyuma akagera kuri level yo gushaka kumwica? Nicyo wababwira? Bwire ntabwo ibyo ari ngombwa, si ngombwa ko wahemukira mugenzi wawe kubera undi. Niba bibaye wihangane, kandi niba yaramugutwaye ko ugiye kugumirwa uzagumirwe n'ubundi byose neza. Nunagumirwa uzajya kwa adopta abana, uzarera uvuga ati narabyaye, ari ikindi. Ariko nta mpamvu yo guhemukira umuntu mugenzi wawe ngo ni ukubera umugabo, kandi ari n'inshuti mutamuri inshuti, ntabwo ufite guhemuka umuntu ngo ugere kuri iyo level. Ko nawe babigukoreye bakaguhemukira bakagukubita cyangwa bakagucagagura ibisebe ko babikoreye mugenzi we, wababara bikakubabaza cyane. Ibyo ntabwo ari ngombwa, ntabwo bakagombye kubikora nyine nk'abantu nk'Abanyarwandakazi, nk'abari b'igihugu, ntabwo bakagombye kubikora. Hanyuma akabazo kanyuma nshaka kwibariza, ishyire mu mwanya wa Zaina. Ubaye uri Zaina wowe biriya bintu bikakubaho, wari kubyitwara mute? Buri wese ari actinga nyine uko ashatse, ahubwo Zaina ni kuri yari actinze we ahitamo kumugirira nabi. Kuri njye nabireka, nakumva ko ari ryo geno ryanjye, cyangwa se ni umwaku nabonye, niba yagiye no kunkura amata ku munwa, n'ibyo ibyo naba narariye byari kuba bihagije. Kugera kuri yo reka wakuguriye imodoka akakwambika akaguha keya zose zishoboka, wowe wakemera kumurekura gutyo? Yagenda n'ubundi, nase ko umugabo apfa akagusiga kandi kuki apfa akagusiga kandi mwarasezeranye, cyangwa se mugatandukana kandi mwarasezeranye ngo muzatandukanwa n'urupfu cyangwa mupfane, kuki agusiga? Ntabwo ibyo byari ngombwa ko abikora, wenda kuri we ni umujinya yagize cyangwa afite n'ibindi bapfa n'ibyo, ariko ntabwo yakagombye kubikora. Nk'uko bibona aha ngaha abacamanza barimo barasohoka n'abashinjacyaha. Nk'uko bibona muracyari kuri TV9 Rwanda. Nk'uko bibona aha ngaha rero urubanza rwatinze, rwamaze amasaha menshi, ariko finaloma ntago turamenya umwanzuro wafashwe. Dutegereje ko abaturage bo bakurikiranye uru rubanza uko byagenze. Kuko murabona Shadiba aha ngaha, umukobwa
tuzi cyane nka Shadibo aro ceken shatse wagaruka abakobwa dore ngabo bari gusohoka dore ngabo bashinja iki ibyaha abakobwa bakubise mugenzi wabo dore nabo ko ari batandatu nkuko muri kubibona ahanga baburije imodokari aho kugeza kuri isaha ntabwo turamenya umwanzuro wafashwe gusa amakuru turaza kuyabonera kandi arambuye uko narubonye nabonye rwagenze neza wenda n'ibyari biri hanze byasobanutse nk'uko wenda abanyamakuru bamwe bari banditse bitari byo ndakeka none babonye ukuri nyako hari imyaka 25 bamwe bapropozaga ndetse na miliyoni 5 ibyo byo byanasekeje cyane kuko ntaho nabonye icyaha cyo kubita no gukomeretsa umuntu bamukatiye cyangwa yakoze jenoside. Icyo ni igihano gihambaye cyane gidakwiye icyaha bakoze. Niyo mu ndishyi y'akababaro bavangwa ya miliyoni 100 hagiyemo no kwifuza cyane. Ni ukuvuga ngo byagaragaye ko n'uwaregeye iyo ndishyi yari afite uwundi mugambi. Kubona Sandrine atitabira urukiko ataza kuba atitabira urukiko icyo ni ikibazo kiremereye cyane. Byumvikana ko hari ibyo arimo arahisha mu by'ukuri hagiye yagaragaje hanze mu itangazamakuru ashobora kuba yumva ko ari igitsebo bari buze kumenya ukuri nyako ariyo mpamvu ari kwihisha adashaka kugaragara mu rukiko. Ibintu abantu benshi bakomeza kugenda bavugaho n'uburyo Zaina nyine bwa mbere azabaza kuburana uburyo yasekaga. Hari ababihuza n'uko nta kintu bimubwiye n'abandi babihuza akavuga ati wasanga nk'ikintu baziranye. Ndakeka niba mwakurikiranye urubanza hari aho basobanuye ko bamwisabiye ko bamukubita akabyemera, banamusaba ko bamwogosha akabyemera nk'igihano. Nawe ubwe yarapositinze ku rukuta rwe rwa Snapchat abasaba imbabazi, sibyo? Ubwo rero ndumva nta kiremereye kirimo kuba Zaina yarasetse bigendeye no kubyo bamuvugaga hanze ngo yamukase imyanya ndangagitsina. Cyo kintu mu by'ukuri cyanamusetsaga cyane kubera ko yarazi ko ari urubwo bari kumutera, byabitekerezaho mu by'ukuri nanjye arije naseka mu gihe mba nzi ukuri nyako wowe ukaza ukampimbira. Of course ndaseka kubera ko ukuri mba nkuze n'uwakorewe icyaha arakuze, no muri raporo ya muganga bagaragaje icyo kintu nta kirimo, ndetse inagaragaza ko yasabiwe ikiruhuko ropo medikari y'iminsi 15. Ntaho bigeze bamukomeretsa, gusa ko bagaragaza ko yagize kubyimbirwa ku maboko no ku kibuno, n'impamvu bamusabiye iminsi 15 y'ikiruhuko. Ariko si ubumuga yagize, nta n'imyanya ndangagitsina bakaseho, numvise ngo n'amabere barayakase. Nkarenga n'abanyamakuru bamwe na bamwe Baranenga TV1 bagenda batangaza ibintu batazi. By'ukuri twarabizeraga tuzi ko ari abantu bagomba kubanza bagashyira mu gaciro bagatohoza inkuru bagiye gutanga hanze. Ariko barafashe igihe kiri gutambuka bakagishyira hanze, ayo ni amakosa aremereye cyane. Uko mbibona n'uwishe umuntu muri jenoside yakomeje gusaba imbabazi. Niyo mpamvu hajeho ubumwe n'ubwiyunge. Ntabwo twayemerewe gusaba imbabazi, ntabwo twabireka. Ariko of course tuza gusaba imbabazi tunasenga cyane Imana, kuko niba ubutabera buhari ariko n'Imana irahari kandi Imana ntabwo ijya ruswa. So twizeye ubutabera kandi bukwiriye. Bafite icyaha bakoze bashobora kuzagihanirwa, ntabwo tubyanze. Nubwo tunezerwe nuko barwanye bakubise mugenzi wabo bakamwogosha, ni icyaha baragikoze, ariko ibindi bashinjwa ntabwo ari byo. Nicyo wasaba umuryango wa Sandrine? Uruhande rwanjye nasaba umuryango wa Sandrine ni ababyeyi, afite bakuru be, nanjye mfite barumuna wanjye bafunzwe, batanga imbabazi kuko igihe cyose abana barakosa, kandi mu gukosa kw'abana cyangwa n'umuntu wese yakosa, ariko imbabazi nako zigatangwa. Umusoro wabonye Zaina yarameze ate nyuma yuko muvuye kumusura uyu munsi wamubonye ate?
uyu munsi Zaina icyaha yakoze nawe kiramubabaza nk'umuntu hamwe na bagenzi be bose. Icyaha kirabababaza cyabakoze ku mutima nk'abantu. Cyangwa ubwire inzoga ni ikintu kibi cyane, n'abari mu kabari benshi cyane bararwana, nawe ubwe aricuza n'abandi bose baricuza ko ikintu bakoze ntabwo cyari gikwiye. reka ngushimire kandi ni ukomeza kugira ukwihangana tugategereza kuwa mbere tukareba ikizakorwa cyane. uwo mubona ni mama Sandrine, uwo mubona ufite imbago aho ngaho. Umubyeyi byababaje cyane ku bintu byakorewe umwana we. Umumere n'uwo nguwo uri inyuma, uwo n'uwo nguwo mama Sandrine. Uko mubona rero kandi kuduha amakuru ugafasha imodoka aragenda rero so